twongeye kubaha ikaze mwese mudukuriye mu kiganiro cyacu My Story My Testimony. Twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye, by'umwihariko nge nayo mbakumbuye cyane. Urumva bashize icyumweru cyose tutabonana, ariko nizere ko mumeze neza. Imana ikomeje kubarinda, natwe ikomeje kuturinda. Niyo mpamvu rero tuba tugarutse kugira ngo twongere nanone tugire ibindi tuganiraho. Uyu munsi rero tumeze neza, twebwe turi kumwe na couple nziza, my dear friend. Nago mushobora kubyumva, ni abantu beza, ni abantu bakunda Imana, ni abantu Imana yagiriye neza, ni abantu Imana yakuye kure, ariko ubu ngubu ikaba ikomeje kubagira neza cyane. Wakwibaza ngo ni bande turi kumwe uyu munsi? Turi kumwe na couple ya Cici ndetse na Vovo. Murabazi, ni abakozi b'Imana bakora umurimo bahamagariwe wo kuririmba, wo kuramya no guhimbaza Imana, ndetse indirimbo yabo nshyashya mugende muyirebe. Hari indirimbo bafite yitwa ngo Imana isohoza amasezerano cyangwa se isohoza amasezerano. Muze kujya kuri YouTube channel yabo muze kwireba kuko ni nziza, ndayibatuye. Rero ngiye kubakira n'ababyeyi b'abana batatu bafite umubebe, muzaze mubasure. Muzabasure bafite umubebe, hanyuma rero bameze neza cyane. Muraho neza? Muraho. Mumeze neza? Tumeze neza. Hanyuma rero kubera ko muri abakozi b'Imana bazwi mu kuramya no guhimbaza Imana, hari indirimbo twamenye tumenyeraho Cici. Vovo yari ataraza kutubwira aho yari ari, yitwa ngo Ntundeke. Niba yari ahari icyo gihe barabitubwira. Cici, reka ariyo duheraho. Izukwezi inyenyeri zose ubuzima bwabyo buri nisanzure, ubuzima bw'ibimera byose Imana yabushize mu butaka, isoko y'ubuzima bw'umuntu iri mu Mana, nta mana nta buzima. Isoko y'ubuzima bw'umuntu iri mu Mana, nta mana nta buzima. Isoko y'ubuzima bw'umuntu iri mu Mana, nta mana nta buzima. Izuba, ukwezi, inyenyeri zose ubuzima bwabyo buri mwisanzure, ubuzima bw'ibimera byose Imana yabushize mu butaka, isoko y'ubuzima bw'umuntu iri mu Mana, nta mana nta buzima. Isoko y'ubuzima bw'umuntu iri mu Mana, nta mana nta buzima. Ntundekure Mana we, ntabwo mfite nta buzima sinobaho. Ntundekure Mana we, ntabwo mfite nta buzima sinobaho. Haleluya. Ntundekure Mana we, ntabwo mfite nta buzima sinobaho. Wow, iyi ndirimbo turaza kwigarukaho nyuma, ariko noneho Vovo banze dushyira imbere y'Imana, hanyuma tubone gutangira ikiganiro cyacu. Mana, tuje imbere y'amaso yawe, turagushimiye kubw'uyu mwanya watugeneye. Uri ubizi kuva tutarabaho ko tuzaba muri uyu mwanya, kandi utegenera imigisha muri uyu mwanya. Ndagushimiye kubwo abantu baje kutureba, ubaheze umugisha, ubongerere, natwe dukomeze. Turagusaba muri uyu mwanya uzubane natwe, umanuke ubane natwe, duha amajwi avuye mu ijuru, duhe ikiganiro kivuye mu ijuru, ubane natwe, utunezeze, utuganirize. Ibyo ushaka ko ari byo dutanga, ari byo dutanga. Umwuka wera abane natwe muri byose. Turagushimiye kumvisha gusenga kwacu. Amen. Amen. Hanyuma Cici, Vovo nakumpere mikro gatoya. Iyi ndirimbo yajite ni we wayikoze cyangwa wenda n'itsinda wabarizwagamo wisanga nyine mwayihimbye barayiguha urayirindinga, ariko wenda atari we wayihimbye?
iyi ndirimbo twayihimbanye n'itsinda ariko inspiration ni njyewe yavuyemo. Yego. Fete twari turi mu itorero habwiriza umushumba turi Uganda arabwiriza avuga ngo ubuzima abantu babamo yego nta kintu na kimwe kidafite aho gikomoka cyangwa imizi giturukamo. No kuvuga ngo umuntu wese uko ari afite isoko cyangwa ikintu cyose kiri ku isi buriya kigira isoko. Yego. Yaba igaragara cyangwa itagaragara ko irahari. None abibwirije njyewe ngeze mu rugo ndaryagura iryo jambo. Yego. None tugiye muri temps ya composition ndavuga ati ko I have inspiration. Ndumva twareba kuri ndazana topic turayi developer. Tumaze kuyidevelopa indirimbo nyine turayisoza. Ntiyanarangira iryo joro turatana undi musore mugenzi wanjye bita ngo ni Dedo Dieu merci ari mbara muri Hymnos. Yego. Tugeze mu rugo turongera ariko twakongeramo kandi numva itararangira. Nawe ati ntitwarimba ntundekure mana we ntagufite nta buzima sinabaho kubera ko ari wowe soko yanjye ntagufite nk'isoko something like that. Twita tuyikora bene uko. Hanyuma umaze kubona ukuntu yabaye indirimbo nini abantu bose barayimenya, abantu bose barayikunda, wajya mu rusengero ugasanga niyo gusa barimo kuririmba. Nka Cici wabyakiriye gute? Afete n'ikintu gitangaje iyo ndirimbo isohoka yasohotse nare najyana mu rusengero ndafashwa ntanga telefone. Yego. None isohoka ntari ku murongo abantu barandika za message wadufashije Imana igumugisha mari igihe kirekire nk'amezi nkangahe utazi byabaye ntazi kirere nubwo naragiye gusubira ku murongo. Ofete namenye neza indirimbo ko yagize impact mu bantu ingarutse harize nk'imyaka ingarutse mu Rwanda none nageze abantu ngo ni warimye ngo ntundekeje kure indirimbo yakoze akazi. Yego. Nuko ariko nuko byagenze ariko nta iyo dukoreye Imana tukabona hari icyo hari impact mu bwami bw'Imana, hari icyo tubashije gukora nubwo atari twe tuba tubyikoresheje. Dushima Imana ntitwikomanga ku mutima mugane babiri twibona ko turi abakozi b'imburamba. Icyo tuba twatanze is by grace ntabwo ari ku bwacu. Hanyuma rero tubazi ku mazina ya Cici na Vovo. Ese na mazina ababyeyi babise cyo mufite yandi mazina mugiye kutwibwira noneho birambuye kugira ngo tumenye amazina yanyu hanyuma dutangire none ikiganiro neza. Mpere kuryange. Yego. Nagita ko rya ababyeyi kuko nibo barinyise toujours. Yego. Ariko nyine ni Sirno. Urumva nitwaga Ntebutsi Etienne. Yego. Noneho kubera ko nitwaga Etienne. Yego. Bakongera ka Kisekedi. Aho ka Kisekedi bamugira. Ovede nyine hari ukuntu nyine abantu biyongoza muri famille baka kubera ko nyine ubukira umwana muto bakabaguserereza byo mu muryango. Banono bakarihina ntibibe Kisekedi bakarigira Cici. Noneho rero rirafata. Yego. None bajya kumamagara bafite kubera ko nari n'umwana mutoya. Cici bakumva nyine niryo risa Cici bakumva niryo. Yego ryoroshye. Nuko mbona riranguje bavuga ngo izina niri kuri umuntu. Iragukujije bijye hanyuma Vovo rero. Njyewe ngira amazina menshi. Nitwa Mutomwinka. Kandoti. Yego. Yvonne. Yvonne rero niryo Vovo. Urumva y'abakobwa bamaze kuvubuka. Hari ukuntu nyine gukura bahinamo utuzina tugenda twihina. Yego. kubera wenda ku ishuri abashuti ugasanga izina nyine ryarafashe. Yego. Ariko nitwa Yvonne. Umpamagara Yvonne ndita umpamagara Vovo ndita. Nari igihe wibagirwa ibya Yvonne ukavuga ati uyu muntu ashaka kuba atengera arimo guhamagara. Umuntu umpamagaye Yvonne imbazi ko nzi kera. Bita nyimba interest basi umuntu aranzi. Ariko abandi bose bazi Vovo n'abanzi nyine bazi Vovo. Ariko nyine urumva niryo ryorosha. Njya mbona ari borohera. Hanyuma Cici ndabizi ko bishoboka ko ari wowe wamenye Vovo mbere.
Yeah. byagenze bite kugira ngo mwisange ubwo mva baratubwira kuko hari ukuntu nyine usanga umuntu ari umusore wamumenye mbere ariko vuba ari kuvuga ati ni njyewe, hanyuma vuba tubwira uko wamumenye. njyewe urumva yari umuririmbyi, yego mbyite ko yari uko twabonaga ari international singer. yego twe tuva i Burundi niho twakuriye, yego twaje i Bugande, tukiri i Bugande twe tuba ahantu mu cyaro ukuntu, yego hafi ya atari Kampala, mu Kampala cyaro mbese. ukuntu, ariko ibo baba Kampala, yego ariko ari ahantu ushobora gutega habisi y'ibihumbi 200, wenda hano sinzi nimba yo barangahe, yego hatari hafi kuntu tukajya gutarama aho bataramiye. aha rero njye twakaza tukagenda gutarama aho bataramiye, aribo baririmbyi bahari mukamubona cyane rwose, kavuga turi umusore n'umusitari. none hari n'ukuntu twavukanaga muri famiye, yego urumva bikikonekita cyane, ukahita uvuga ati cousin. hanyuma Gigi Vovo none we waje kumubona gute? We waje kumubona gute ugera aho ukora step yo kumubwira ati Vovo ndumva ari wowe none ngomba kubana nawe? Okay. Iwe bwa mbere mubona nyine bari baje kuri church. Yego. Nkunda kubimubwira. Twari turi muri practice ya Gisubizo. Yego. Ndababona baje na mukuru we. Ariko icyo gihe nta ntagira gahunda yo gushaka. Noneho rero baraza nibwo namenye nuko mumenya gutyo nanjye nzi gutyo tugasuzanya bitene byiza. Yego. Ngiye icyo gihe ndabanza ngaruka mu Rwanda. Noneho ejo bundi nsubiyeyo za 2018 ngezeyo tubana muri church. Yego. Sanga ni worship leader muri church. Wagiye muri church yo mu cyaro se cyangwa yaho Kampala? Bari baraje Kampala. Ngiye ngo mwari mwaraje Kigali. Icyo gihe nasanze ari worship leader ukomeye. Yego. Tugenda muri korali twanza tukintroducinga akabanza akakwemera ko sanga rwose ni umuntu ukomeye. Noneho rero mpageze nyine ndajoininga nanjye nari muri da babizi ko ndi muri da turafatanya umurimo waho twabaga kuri siège none badutuma kuri indi branch yo church. Yego. Tuhageze kuri iyo branch ubwo n'ubwanjye nawe n'abandi bakeya tuba connecte muri ubwo buryo muri worship team. Noneho rero hageze igihe hari ukuntu nyine ureba umuntu character yiwe ukareba ukuntu ateye, mbona umuntu ukunda gusenga, mbona umuntu serieze, akunda Imana, n'umukristu w'amahame ebana. Ndavuga ati uyu nguyu ni sawa. Bivanye nuko nanjye numvaga umudamu nkeneye, mbona yujuje criterias. Then ndamapproaching ndamubwira ati none se uko hano ku cyumweru badusoza amateraniro mu gitondo saa 6. Yego. Ndamubwira ati sasa sinaramusohokanye nta na fanta nanamuhaye. Ibintu by'abarokore aribyo tworoshya mugakabye. Abandi mushumba nawe numvise ngo yahamagaye ngo umufiance wiwe ngo aramujyana ngo amujyana ku gatuta aramwicaza. Tutazavuga ngo hari ibindi nashakaga. Nanjye rero nawe ati ubwobwa nabona ofete icyo gihe nari maze kuba leader mukuru. Yego. Ari ankurikira. Ari umuririmbyi ariko nyine ninjye mukuru. Aravuga ati nimubwira ati nashaka gusohokana. Yego. Aratekereza ibindi. Aravuga ati dirija bigenze bite yaguye. Noneho rero ndamusohokana dutegereje kwinjira muri service ya kabiri ya gatatu. Ndahagarikana ndamubwira ati mva rero ndi seriye kandi ibijambo nubwo ndivuze buhoro uryumve cyane. Naragukunze nkundanye n'ukuntu meze, mbona wa mbere umufasha n'ukuri nabyishimira kandi byaba byiza. None iryo jambo urabizi ko ngiye nta blague ngira. Arabizi nawe arabizi ko nta blague ngira. Ndamubwira ati urabizi ko nta mikino sinjya mvuga menshi, ubu nabuze byarangiye. Genda ubitekerezeho numva bishoboka, numva nanjye ubona umeze nk'uko ushaka uzambwira. Yego. Arambwira ati sawa tereka ngende ibitekerezo nzakubwira. Yego.
it was like that. Vovo wumvise gute rero bakubwiye ayo magambo wabyakiriye gute? Njyewe rero noneho muri church mwikorere twara abantu baki yego, ariko mbese kurumva ko yari church nshasha twaje gutangira, twari twakoraga cyane, twararepetaga cyane, twarasengaga mu gitondo tugatarama, yari ngombwa kugira ngo itorero rikure. Twari tuvuye mu itorero rinini tuje muri ritoya kuri tangiza. Noneho rero twari abantu bakora cyane, nta n'umwanya wa brage twagiraga. Urumva bari baselektionyemo abantu bashobora kuzitorera. Noneho rero njyewe ntabwo navugaga cyane, ntangiye kuvuga mbaye umudamu. Noneho mwikora sinavugaga, yego, yavuga njye yabonaga ncecetse hisohokera nkitahira. Urumva njye nari nasize abiwacu basengeraga muri iyo siege kanisa rikuru, njye naraje nyine ngo gufatikanya n'abandi ngo tuzamure itorero. Hakiri cyo cyaranzaye, ngomba kubehavinga nyine, ngomba kwitwara neza, kubera ko iyo bari kumva kandi mama yari guhita ahamagara agahita avuga ati garuka natahe nico ushaka kujyanye. Yego, rero kubasangayo rero yari amahirwe kujyana nabo, numvaga ibyo ngibyo ari mu yindi myaka. Yego, rero kumamagara gutyo urumva nyine ko hari nta kintu cari gihari, kuba ko yampamagaye itorero turangije gusenga. Yego, dusohotse gatoya urumva twari tunafunze, turi abantu bakunda gufunga cyane. Yego, rero yarafunze nanjye mfunze, ariko nari mbizi ko ariko bayeho, nanjye yarabizi ko ariko mbayeho. yego, yarabizi ko nta wundi bujye. Hari umushuti we babanaga yari my best friend. Yego, sinzi ko mumuzi, umuhungu witwa Michel ugicuranga, yacuranze ca gitaramo kunda. Okay, murumuna wiwe hari ngire ngo session mwakoranye. Ego, hari session bakoranye. Twarakuranye, yari my best friend. Yego, noneho birangira babanye muri ghetto. Noneho akamumbwira, yego, nanjye akamumbwira, mbese Michel akamvuga, nanjye yangeraho akamuvuga. Yego, noneho araduconnectinga muri ubwo buryo, akavuga ukuntu duhuje atari ko mwebwe gufunga kwa buri munsi, buse mwe muzaje bwijuru mwenyine ibiki n'ibiki. Urumva nari muzi ukuntu ameze, kandi nawe yarabizi ko nafunze. Noneho rero kunsohora yarabizi ko ntajya gusenga. Yego, ntajya nakurya ngo tugaruke. Yego, noneho arampamagara arambwira, rero byarantunguye kubera ko nta n'ubwo twavuganaga. Yego, na chat ntabwo twavuganaga. Yigeze kunyandikira rimwe, kandi abandi bose twaravuganaga, ariko Imana izikora iwe ntituvugane. Nukuvuga ngo yigeze kunyandikira kuri WhatsApp, arimo arambaza indirimbo z'ibigande. Umviwe niho yarakiza avuye hano, ndazimuheza, that's all. Hanyuma rero ambwiye gutyo birantangaza. Birantangaza, ariko nyine nje mbyakira neza kuko nari nzi uko ameze. Nari mbizi ko ari umuntu uvuga ikintu yatekereje, tajya hubuka. No muri repetition imyaka yose twabaye nari mbizi ko ari umuntu restrict. Icya kabiri, Michel yari yaramunkundishije uko ateye. Rero ntago byahanze, narikanze uwo mwanya ndariactinga nyine nk'abakobwa, ngomba gushiramo ikintu ndashiramo ikintu nyine cyo kuriactinga. Ariko ndanatangara kuko uwo Michel yarigeze kumbwira ngo afite ubukwe, ngo afite ubukwe vuba, ngo afite ubukwe vuba, ngo Yvonne ngo rwose ng'ibyaka yageze. Rero kumbwira gutyo nyine byarantangaje, ariko mbyakira neza. Gusa sinari nzi iby'ubukwe, kandi wambwira yambwiye ubukwe. Ariko mera nk'utabyumvisha. Iyo udafite ikintu kidafite kuba ntuzubyumva, numvisha ikindi. Rero haciye igihe gito yandamwemerera, ariko biri secret cyane, mwanze kubibwira abantu bose cyane rwose. Kubera ko nk'igihe kingana cy'abantu kugira ngo bamenye, kugira ngo abantu bamenye bafashe irembo, haciyeho nk'amezi nk'atandatu babona kubimenya. Yaraje mu rugo yarafashe irembo, kubera ko twari somehow known. Twari known, ntago twashakaga, simbizi kwica reputation. Yego, hari igihe abantu muhura muri mu ikorari cyangwa muri mu bandi,
bikamera nk'uburara yego bazajya bababona bakavuga ati ba bantu bari mu biki twe twabikipinze secret ariko tunabyitwaramo neza ntitubigaragaze cyane ntitushowing up ngo tuze tuvuga ngo kwa kundi nyine muzamugenda mufatanye ngabakopi oya nyine twari twabigize ikintu cy'abantu bakuru kugira ngo twirinde intambara. Nese vovo aho ngaho murabana muri korali murahorana kenshi ni gute mwabashije kubika iryo banga ku buryo abantu batapfaga no kumenya ibyabaye abantu muri korali ntibamenye ko mukundana kandi murahura buri munsi cyangwa se kenshi gashoboka mwabigenzaga gute mugeze muri korali ntimwabaga mukirebana kandi abantu bakundana ari ukuntu barebana bagaseka cyangwa bakajya gute mwe mwabigenzaga gute? Ubundi iyo abantu babana muri blague cyane nibo bantu bijya bishobokera kurebana bagaseka. Yego. Kuba yibutse ikintu mugaseka. Ntabwo ariko twari tumeze. Habe n'ubu biragoye ko tubona mu rusengero duseka ikintu. Yego. Urumva nta kintu cyo gusetsa kiba gihari. Iyo umuntu nimba abantu umuntu abasekeje mwese muraseka ariko kwitangiza ngo umureba ngo mwamuseka ntabyo twigeze ni ukuvuga ngo twarashiga muri repetition hamuha icubahiro. It's time for practice kandi twebwe uri Bugande sinzi ko na hano ariko bimeze time ya practice mukora ibyo muri bukore kuri podium ni ukuvuga ngo uko mwifata niko muzifata ejo muri church niko bimeze. Ni ukuvuga ngo rero twashikaga muri repetition turi serious dukeneye gusengera amateraniro y'ejo kandi twari tumenyeranye kubonana muri ubwo buryo. So ukuvuga ngo yarabaye dirija wanje uwo mwanya kandi nanjye sinari baye dirija wiwe uwo mwanya. Ni ukuvuga ngo nimba agiye kutuyobora mu ndirimbo twarisharaga tukiga nk'abandi. Yego. Bikarangira twataha bakamperekeza na Michel. I think ariyo mpamvu abantu batamenye kuko babonaga uwo Michel ahari brother ahari rero bakamperekeza bombi tugashika bakangiza ku modoka nkatega ibo baga hafi ya church bakagaruka. That's it. Hanyuma Cicirira afata umwanzuro ati ngiye bungubu ngushize mu rugo. Hanyuma yuko mukoze ubukwe Cici ubuzima bwakomeje gute? Okay, murakoze. Tumaze kugera mu rugo umva twakoraga mu church kandi duhembwa ngewe mpembwa nawe ahembwa. Noneho nyuma y'igihe gito nyine hazamo impinduka ama reforme muri church biba ngombwa nyine ko tuhita duhindura church kuko iyo ngiyo hajemo impinduka bisa nkaho batagikora cyane tuvamo. Noneho rero tuvuye aho ngaho kuguma mu mujyi tubona birasa nkaho byagoranye. Then tuhita tubona church yindi ariko tuyibona ahantu hameze nko mu cyaro nyuma y'umujyi. Tuhita tugenda na madame tujya kubayo ariko already twagiye dufite umwana w'umubebe umwana mukuru wacu dufite umuhungu. Turagiye tugerayo tugezeyo rero nta kazi twari dufite. Ubuzima bwari busa nkaho twinjiye muri faze twara abasore basanzwe tuba mu miryango yacu tugiye kubaho nta kazi aribwo bwa mbere tukagera dufite umubebe mutoya. Ubuzima rero buradukomerera cyane. Yego. Hanyuma ubuzima bukomeye rero abantu ni gute mwabashije gusurviving ubwo buzima n'ubuzima mwabayemo igihe kingana gute Cici? Ibintu byo countinga ko ari wowe ubimenye muri mwaka n'igice ndumva approximation umwaka n'igice. Yego. Ni ukuvuga ngo twaragiye tuhageze twari dufite umubebe ariko ubu buzima bukomeye mu buryo nuvuga ngo udafite akazi ni kimwe kandi wishyura inzu urya ufite umubebe ukeneye igikoma ukeneye pampa ukeneye amata mukeneye transport yo kujya kuri church. Ubu buzima bugoye ku buryo twageraga hamwe nk'igihe cya rent tukavuga ngo mana ntidufite umuntu tubwira. Yego. Ko sinzi ukuza kubigenza ntitubizi ukuza kubikora ariko ni we twizeye gusa kuko twumvaga kuvuga ngo
nkangi izina nayo ifite na madame ngo twongere tugaruke mu mujyi abantu babona abantu basurvivinze mu bu buryo tukumva nta mbaraga dufite yego duhitamo kuguma ngaho twigumirayo tubagumye rero tubaho mu buzima bugoye ku buryo ari igihe kimwe twagezeho nakavuzeho ejo muri testimony natanze habayeho umugoroba umwe kabisa mu gitondo tubyuka nta kintu saa sita nijoro madame aravuga ati sasa dufite igikoma cy'umwana reka nshigishe tukinywa aragikoroga then we drink ariko iryo joro turara dusenga yego turavuga ati mana naha tugeze kuvuga ngo tugere ahantu umuntu ashobora kwicara ukavuga ngo ndimo ndarembere inyuma ku ruhande nta hantu ntamwe mfite gukura none wenda bavandimwe n'ababyeyi bari bazi ko hano twagiye we have something ariko twebwe tuzi ukuri none ukareba niho ugishaka uri umuntu w'umusore ngo uhite utangira ubwira iwanyu ngo nimunyohereze amafaranga ngo nange urugo rwananiye ibintu biri so weird nuko ubwo nyine dufunga umwuka umugisha nagize Imana yampaye umugore kabisa w'umunyamutima arafunga arandusha ahubwo agera akambwira none ngiye nkamwumvira imbabazi ahubwo ayo akaba ari uzinyumvira nkajya nkugashe nose bimeze gute akambwira ati wowe humura njye wamoke amoke umugore umudamu ufite umubebe bari yarabyaye bamubaze aracyari muri iyo leta yo kumva akeneye kurya ronsa everything ngiye bikanderanje nkumva bira hamwe gatereka nsohoke ngende mvana mu rugo nkagenda nkajyaho kuri church nkagenda nkazenguruka numva biranira nkavuga ati akabona ndaje kutashye kwicara mbasize gutya nabyo birananiye yego nuko tubaye muri ubwo buzima tubayemo amezi agera nko mu 9 cyereka twabanga ajya mu 9 hafi umwaka ndamwicaza madamu ndamugatumva rero ubwo ngo ari gihe twagiraga gutya tukajya kuri church pastor katureba akaza akamfumbatisha nk'ibihumbi 20 byaho tukavuga ati turariye hari umwe twajyaga gusenga ni kuri bonane hari umwe twagiye gusenga ari kuri Noheli twageze turavuga ati Imana yanjye ubu pastor ntiyatuga ngo tujye kurya iwiwe kundi twari dufite icyo turya yego tugize gutya yarafite umwana w'umuhungu wiwe aravuga ati none se ati nabo ati twizere ko uyu munsi dusangira mwene turafeta ati wapi twateguye ibiki ati twizere ko ati mutateguye ati ukuri twateguye ariko kubera ko nyine kubera ko mwadusabye kubera ko mwabisabye dushobora kuza yego nuko ariko nyine umunsi nkajya nishira abadamu kajisha atahwi ati uyu munsi bidarenze was terrible bene ahandi kabisa uvuga ati Mana yanjye ariko nyine abatureba ntibamenye uko bimeze ukuntu twari nyine ayana bagikora ubukwe baba baraguze imyenda yego ifite imyenda nyine tuza kuri charge ariko twagiye uwo mwaka wagiye gushira ebane umusigaye mujye gusenga mukabura umwenda mwambara nuko turakubitika bene hahandi Mana yanjye nusohoka noneho ukavuga ati none sinzi uko turya yego vuba natubwira ukuntu yabashije kubyihangana vuba uri umukobwa wakuriye mu rugo nta kintu waburiye mu rugo wabonaga ibintu byose uhuye n'umuhungu yego mbere mwe mufite ikintu mwabonaga icyo kurya ariko mubaye stuck nta kintu gihari cyo kurya ibyo bintu wabyihanganiye gute kugira ngo ubone ubushobozi bwo kwihangana ntunahamagare mama umubwiye mama meze nabi ngero no rugo biranze njyewe rero kuvuga ibintu by'umwaka n'igice ukomerezaho bukeya ntago ubivuga mu isegonda ariko ndasamarayizinga nkubwira ukuntu twabigenzaga Apotre Gitwaza yigeze kubwiriza mu minsi ishize aravuga ngo buri bantu bose n'ubukonikoni bwabo iryo jambo rero naryumvise ndimo ndahita bitadahagarara datu umusaza mvugiye ikintu ibyo ngibyo nta wabivuga ko ni ibyacu n'ubukonikoni bwacu bwo mu Mana ariko icyo nashaka kuvuga umuntu wese aba afite uko abigenza hari ukuntu Imana ijya guha ingeri yawe uko ubikoramo
ukabona userutse ahantu urahavuye twebwe ukuntu twabigenzaga ico gihe twarasenze nimba ari ibihe tujye dukumbura mu buzima nibyo ngibyo ibyo bihe nibyo twatangiriyemo umurimo ibyo bihe nibyo bihe twamenyemo Imana cyane ibyo bihe ni nabyo bihe Mana yanjye nibyo bihe tujye twifuza mu buzima bivuge gutyo ikintu cyo kubura ubushobozi cyabaye tutarabyiteze tutari gusa barabivugaga igihe dukwiye gukora ubukwe barabivugaga ngo nta bushobozi bwinshi afite kubera ko ubushobozi bwinshi yafataga yabwoherezaga mu rugo iwabo noneho akaca bugufi kubera ko yari umuntu w'umusore akavuga ati nje nta responsibility mfite ndabaho mfite duke ariko nohereze mu rugo abantu bakagira ngo ntacyo agira ahubwo twe nk'abahimbyi twari tubizi ko ari uzi unahembwa menshi kuturusha rero igihe dukoze ubukwe bya bintu bavugaga biraba icyo ngicyo cyatumye dukomera kuvuga ngo ikintu bavuze barushe baravuga ngo azonjyana mu nkambi kuba mu nkambi ngo ubuzima ngo ubuza ngo wowe ngo aza kujyana mu nkambi uza utoragura ese ni gutoragura inkwi ntabyo kuva mbayeho noneho rero bimaze kuba bigenda gutyo bavuze ubukene buraba buteye ubwoba noneho ikintu gitangaje hari umuntu wakwibaza akavuga ngo kuwe ki mutagiye gukora kuwe ki mutashatse akazi njye nakoraga makeup nawe mfite izo skills kuva nkiri umukobwa umugabo wanjye yarashoboye gucuruza imyenda nta kintu umuntu yobura icyo akora umwuka akatubwira ngo ntabwo ari byo nabaremeye none ndahumiwe ntabwo ari byo turemeye inzara iratwica inzara iratwica ntabwo biza ikintu gitangaje umushumba y'aho hantu twagiye mu cyaro arampamagara ngo ati ngwino hano afite imyaka ingahe ndamubwira umugabo afite ingahe aravuga ati mbere mwakoraga iki turavuze ati twarize ibiki n'ibiki ati ngiye kubaha amafaranga wongeye kuguha amafaranga ugenda ugure inyangaye kugira ngo ukore makeup uzi ukorera abantu hano mu cyaro dufite abadamu dukora ibiterane by'abadamu uzoza ukora ikiraka kimwe utahane amafaranga atari munsi $500 bari abagore benshi ntabwo babasiga ngo barangize urugo kandi bose babikeneye tutaye turavuga ati turakize rwose turakize ndajya kuri YouTube nari maze iminsi mbyiga kuri YouTube mpamagaye umuhungu w'inshuti yanjye bakaza ubikora twaririmbanaga araza aranyigisha gatoya tugura ibyuma ampa amafaranga yampaye $1,000,000 y'amagande turagenda mu isoko turabigura ndabitahana ndatangiye ndakoze nkigisha abantu buke buke tugasavayivinga ariko twashika mu rugo umwuka akavuga ngo sibyo nabaremeye ewe Mana yanjye biratunaniza kandi nakora aho kunguka bigafeiringa aho nakorera abantu nabasiga natahana amafaranga nashika mu rugo umwana akagwara akabarashize nakora tukananirwa kugura imyenda imyenda idusazira uzi umubyeyi wabyaye ukuntu aba yabyibushe imyenda uba ushaka guhindura ngiye nambaraga imyenda nambaye nkikora ubukwe nashakanye iragenda ndabangamirwa nabyibushye ibisuko nari bifite amadreads arasaza repusi zikagera nka hano nkamera nk'umusazi hagerageza kwitunganya umugabo imyenda isanzwe iragenda irashira asigarana imyenda yo gusengana akaba rero tugenda muri practice yo gusengana nk'uko yambaye turagenda turabangamirwa ubuzima buranga turaburara umwana akaburara tukabura igikoma nkonsa haranosa hafata umwana ku manwa nkonsa kugira ngo bihinduke ibiryo turacanganyikirwa turasenga niho hahandi twavuze iri jambo avuga aririmba mu ndirimbo ivuga ngo kure y'abankunda kure y'abashoboye nahanze ijambo ryawe amaso ngo ntazikira no kuvuga ngo ikintu twavunjijamo muri ibyo bihe twarasenze nza nibuka tuva mu rugo buri munsi twarepetaga iyo ibintu biza
kwegerana kugira ngo bibananize biza biba byinshi aho twagiye muri iryo torero twarepeta kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu buri munsi tugenda yego uzi kuza mwashonje mwapfuye mukaza muri repetition buri munsi mugaseruka mu bantu mugarura ya myenda reba nambaye gutya ndagarutse ejo nambaye gutya ndagarutse ejo nambaye gutya imyenda yanze turasa n'abantu bateye ubwoba kandi tukazana n'umubebe yego umugabo wanjye aramuhekaga akamushira amatike yo kujya ku rusengero ahantu kure akabura tukagenda n'amaguru tukavuga ati Mana uturebe mu nzira ibi bintu birebe ntibigashire gutyo yego zo tugire neza natwe twibuke kuko ntacu twakoze ariko Imana yo mu ijuru iragenda iratwigisha umunsi umwe ngiye kurangiza wenda umunsi umwe tubona amafaranga umuhamagaro umaze kuza nabyo ni birebire ukuntu twatangiye umuhamagaro ariko tumaze gutangira umuhamagaro wo kuririmba aho ubuzima bwahindukiriye turafata amafaranga twagiye kuririmba baduhaye turayafata turaza yego tujyaho ku mushumba witwa Robert Kayanja sinzi kuba abantu bamuzi ico gihe twari tumaze iminsi tureba kuri TV abantu bagenda ubuzima bwahinduka yego bakavuga ati twaje twatanze ituru ubuzima bwahindutse turavuga ati abo kwizera Imana ko uyu mushumba tujye twumva turi connected yego ntago ari ahantu hose uba ugomba kugenda gutanga ituru ariko turavuga ati umushumba turi connected turamukunda tujya tumwiyumvamo iyo dusenga twagiye tugatanga ituru ko tubizi ko Imana izotugirira neza dufata amafaranga yose twabonye nta n'ibiryo dufite mu nzu yego mpeka umwana dushira umwana hano i Bugande mugendera ku moto imwe muri batatu dushira umwana imbere njyaho umugabo ajya inyuma ku moto turagenda turinjira umushumba yaje saa 6 z'ijoro dusigaza amafaranga ngana n'itiki dutahana yego njya nibukana namubwiraga ati yego amafaranga baraza kuyazamura tukuremo make imoto ya saa 6 iraza kuzamura amafaranga ngo yaye ntayo dukoramo ngayo twavuze nabi yego turatanze turagi byari 100 by'amashiringi yego urakuramo dutanga 90 nkumva ntibyuzuye reka iyo ryo jana ryuzure turutanga ari 100 ibintu byo kuvunjisha uzavunjisha twatashye nuko twari dusigaje ibihumbi 6 by'itiki yego noneho turagiye turayatanga umushumba yaje ati reka twizere dutahe mwana yawe yarusha twari twaje saa 10 za nimugoroba tugeze saa 6 z'ijoro umushumba nawe yageze ngo ibintu byinshi turavuga ati ntidutata mubo ariko se kumubona gute mwicaye mu bantu benshi mubone gusa ari kuri stage turagenda kuri stage turayatanga sharambwiye wayatanze cyane dutahe turatashe noneho igitangaza imoto iraza abantu mama mugwanira amamoto kubera kuba benshi iraza turambwiye ati wadutahanye angahe 6 ngo he Ganda ni mumurire turahumirwa nabyo yego byari gitangaza kuko abantu bari benshi zibanyuraho tururirira dutana tugeza mu nzu ico gihe nari ntwite umwana wa kabiri n'inzara ibiryo birananira kubera umuruho yego birananira ibiryo dusanga byagaze uzi kubika umuceri wawe n'imboga byari bimeze neza shetani ajya runga shetani ararunga cyane watetse wabipfundikiye nimba hari hashushe nimba hari hagize gute usanga byagaze shera arambwira ati jya tacuba ijya njyabona umuntu twita tisawa ndariye ndarutse ndananirwa turaryama umubebe twamuguriraga irindazi dufite imfura nukuri n'imfura uzi umwana gukomera ari uruhinja yego ntarire ibintu Imana igikora igishiramo imiyaga umwana rwose agakomera ntarire twamuhira indazi akishima yewe akishima nuko kandi indazi zifata mu nda yego bikomeye cyane baryita umukandara rifata mu nda turaceceka umugabo yabyukaga mu gitondo agenda yananiwe kundeba mu maso yego hamubwira ati ariko ibi bintu ni ibihe by'Imana tuzobisohokamo yego akagenda akagaruka yabonye uko abona gutoya twabayeho mu buzima tujya mu rusengero tugasenga ngo hagira umuntu ufashwa hagira umuntu ufashwa bimukore ku mutima agira icyo akora
twabaye mu buzima dusohoka urumva tugasohoka ukaba wosaba umuntu udatekereza umuntu urusha amashuri umuntu urusha iki opportunities ukamubwira ati wampaye 5 twategendaga gusenga tutariye tukaririmba none nkasohoka nkabwira ati nukuri nzariranyishe akambwira ati ndi ndagatoye yego akari umuntu asohora akamubwira ati wampaye 2,000 akangurira soda ubwo buzima twanga kubushira publicity ngo tubushire hanze kubera kwizera Imana gusa yego kandi no kuba ngiye mbyita kuri jewe numvaga ngomba kuba umugore mwiza yego numvaga ngomba kuba umugore mwiza ndeke kwemerera ibyo abantu bavugaga n'ibyo shetani yashaka kugeraho havuga ati nta mukozi w'Imana wishwe n'inzara inzara yo kwica gutyo ugapfa ntibaho niyo mpamvu ngomba kwihangana habe n'umwana naramubwira ngo nkavuga ngo wewe ntaco uzobaho gute mu nzu harimo Imana twe twarebaga mu nzu tukabonamo Imana twari twarayihaye n'intebe yayo tukavuga ati nukuri Imana iri hano haraba ubukene hagire gute hasare umwana agware tugire gute tugurisha turya twahura na mama akandeba akama amafaranga ntavuze umwana yagwara tukabura tubwira nk'abahamagara baza akabura uko babwire bakayatanga ariko ibyo byose twabikoraga kugira ngo tutakoze Imana isoni yego Cici dusubiye inyuma gatoya pastor gwaye amafaranga ati nawe genda uzunguze vuba tubwiye ko yaragiye kora makeup wowe amafaranga pastor yagwaye wayakoresheje iki okay ni fati yaraduhaye mitamuguriramo kubera ko miliyoni y'amagande nta amafaranga menshi bavuga ngo uragabanyamo ukore business ebyiri noneho rero nibwo na iwe yahise akora ako ka makeup ariko biranga bigeraho niho rero nahise mubwira ati Cherie reka njye muri Sudan reka usigaye ngende njye gushaka amafaranga hari mugira ubukene ukavuga ati reka dustopinga iby'Imana izabiduhamagara ikindi gihe nyine nk'umugabo ugeraho kumvura wowe kuvunitse ukavuga ati reka aho bigeze batazavuga ngo ndi ikigwaje abantu batazavuga umuryango warawurangaranye ndagiye muri Sudan ngereyo mfashe amafaranga ahantu somewhere ndagiye ngezeyo ndacuruje hari ngereyo aho nsize madame asigara senga cyane nanyi aho ngeze ninjiye amafungo ntarakura mu buzima bwanjye none uwo tubana kambwe ati ase waje gucuruza waje gusenga abati ngewe nubwo ndi hano mu bucuruzi ariko mba numva mfite inyota yo gusenga don't know why yego nkagenda nkirwa nzunguza nataha nkoga neza koga ngahita gitari nkaririmba nkasenga nkaririmba agasanga kabisa ndi mu mwuka naheza nkaryama mu gitondo ariko ndahomba bene bya bindi nabaga ndi muri minus buri gihe nkabase iri soko rya hano ni none naraje abantu bose mbayona abantu bose barahomba ahangugera muri business n'abandi bagahomba amafaranga arazamuka amapaundi y'abanyasudani arazamuka abantu batangira gutaha ni kubera iki nje akari Rwanda batangira gutaha nuko Cherie arambwira ati madame arambwira ati Cherie turazi taha ubwo byanze nose ni gute tubaho udashobora no kubona nayo kwishura inzu yego nuvuga ngo ayinzu ntanarengeho n'igiceri nako ndangije rero namwe ati nanjye ndumva umwuka umpamiriza ko ngomba gutaha twizere Imana yuko Imana yavuganye natwe igiye kugisohoza nuko ndatashye ndaje tugiye mu rugo turangiye turicaye mu rugo turasenga anje turasenga ku rwego nicaraga ninjoro nkabwira madame ati Sharane nkubwira amakuru Imana imbwiye nkambwira ati gihe niki ubu tayo uzabwarangiye ukwezi n'itariki n'umunsi bene handi nyine usenga naryama gutya ninjoro nigeze kuryama ninjoro ndwaye ndasenga indwara irakira nari ndwaye nisengeye tugiye kuryama ndasenga ndangije ndaryama maze kuryama urumva
n'amafaranga y'imiti ntayo kujya kwa muganga ntayo umva twari tubaye mu buzima bumwe bw'ibitangaza nyine udashobora no gusobanura n'umuntu ndaryama maze kuryama nawe ati kandi ndakira numva nshaka gukira nari nyine ikintu ntazi uko kimeze iminsi naryama asigaye ndwakira duteguye dine ahamagaje abashuti natwe duhamagaje abandi bantu baradushyigikiye ibintu birafunguka abantu baratangiye baraduhamagaye dukoze indirimbo abantu baratangiye baratubwiye ati baraduhamagaye ati mujya mudufasha turabakunda tukabona umuntu araje nukuri ese nababona gute nabona account yanyu gute turabota ku Imana iki gihe cyose ubu yari turije aya ma surprise yose ubu twarakubititse ibitsi ibintu kandi kindi twahoraga tugenda muri mwivugabutumwa turi batatu kuri moto n'umwana kandi ari twe main guest yego mukamushyira here mugiye tukamwicarika imbere kuri moto kandi ari twe main guest yego abantu bakaduhamagara bakatubwira tukaza n'umwana kabisa tukururuka kuri moto n'umwana imbere tukamwinjirana tukagenda kuririmba tukamusigira umuntu umubebe yego umwana nyine umaze w'imyaka w'amezi 8 10 yego mu mbeho uzi ku cyumweru ahantu gitondo hakonje ariko turavuga ati turabikorera ico turabikorera Imana yego kubera ko abantu baraduhamagara bataza abo turi bakagira ngo ni ibyabamare n'igitangaza tukavuga ati ntariko ntabyo twitaye izina ry'Imana rikomeze rizamuke natwe turakora uko Imana yaduhaye Imana yaduhaye umwana tumubike tugire isoni ziwe abantu bazamushaka bakamubura oya tuzatumuheka tugende dukorera Imana yego hanyuma wa wundi wa kabiri ari igihe wari utwite wa kabiri uwa kabiri rero nari ico gihe nari mutwite navuze twaburaga ico turya twaje kumubyara naje kugeza amezi 8 yo kubyara ibihe byarahindutse yego ibihe byarahindutse bavuga ngo minister yabahamagaye icyo gihe uri hafi kubyara oya yaravuye yaduhamagaye nkitwite mu bebe muto munda muto kabisa okay turi muri bya bihe bigoye yego no kuvuga ngo minister yaduhamagaye hanyureho ukwezi duhita tujye gutanga ituro yego minister yakoze yaravuye iri muri Sudan yaravuye muri Sudan yego kabisa yaravuye muri Sudan yaraje byaranze aze tujya kuba mu nzu sinakubwiye nabyo twabaye mu nzu itagira amashanyarazi itagira n'amazi amazi tujya nico kiriya kintu yerekanye mu ndirimbo ajya kuvoma amazi yaragendaga kumvomera amazi nkwita umubebe ufite umwana mutoya tudafite amashanyarazi hatabona turi mu kizima hagira ninjoro umwana muto yagakoma induru kubi yego ngo ntabwo yamenyereye amashanyarazi ntabwo kandi aho hantu twahamaze amezi nk'atatu nta mashanyarazi tugira yego nta mazi tugiraho nta dushe tugira wese idafite umuryango nashyizeho nk'igitenge cyangwa iki naje tukabura nk'aho tugishira dutera imisumari se kandi iyo nzu yari inzu ntabwo twari twarekodesheje ni umuntu w'Imana wari warayiduhaye ngo tuyibemo kubera ubuzima bwari bwagoranye yego arayiduha ariko noneho dushikemo turavuga ati noneho Mana utugirire neza ahubwo nico gihe Imana yaduhamagara yego nicyo gihe noneho mwahuye na minister naco gihe twatanze turo turi muri iyo nzu yego itabona yego hanyuma noneho kwa minister niho twari tukiri Cici yarakitubwira story zaho mwagiye muri iyo party yabakoreshereje muri kuramya muri guhimbaza Imana byakomeje gute okay baravuze ati aba bantu turashaka kubashikira turabakunda abakunzi bacu baraza bakora iyo party baraza baradushikira tanga amafaranga menshi haba amafaranga menshi dukoramo ibikorwa twamara live recording gusa malheureusement kubera ko haje mu ibibazo buri ama live recording agira ibibazo byinshi indirimbo zimwe zirashya asoka indirimbo imwe twakoze icyongereza yitwa ngo Faithful niba kuri channel yacu yego izindi zose ziranga ariko guhera iyo period Imana ikingura imiryango mu buryo bukomeye cyane abantu turimuka muri iyo nzu turimo tujya mu yindi ebana umuntu yarinjiraga akavuga ati kabisa
bakwita ukuboko kw'Imana. Ebana tubona kugira neza kw'Imana mu buryo bukomeye, ku buryo ngaho kuva ninjiye kuva tuhageze numva kubera madame we yese yinjira muri periode yo gutwita inzu yari imaze gukura. Njyewe bitabiba ngombwa ko nticare, urumva yiwe movement amarukundanirwa, ariko nuvuga ngo icyo gihe nahoraga mu ndege naremeze ngo ebana abaguhamagara madame akavuga ati ndagusengera we gusa genda utumiki nugaruka aha hafi hashoboka tuzajya dukora ibidakunda, ariko nyine ubuzima burafunguka, Imana itugirira neza. Up to now turava tujya mbona akazi mu ba Zimbabwe, barampamagara muri church y'aba Zimbabwe ikomeye iri muri Uganda nayo iba muri Kenya na Nairobi, yitwa House of Transformation. turagenda dukoze umurimo hafi umwaka na madame, turangije rero tubona kuza mu Rwanda. Yego, noneho rero muvuye Uganda muvuye muri Kenya, mwisanze gute nyine mu gihugu cy'u Rwanda? Uganda abantu bari bamaze kubamenya, muri abastar hari muri Uganda, kuki mwahisemo kuzana mu Rwanda? Okay. Hari ibintu byinshi kuko urumva Imana yaduconnectinze n'aba banyamahanga tujya muri Kenya. Tugezeyo rero turakora dukoze rero urumva twebwe icyari main ku buzima bwacu yari calling. Yego. Nge na madame y'ibyo dukora y'umurimo dukora. Noneho rero muri Kenya akaba difficulty nyinshi z'ibyo twari twaratangiye. Twaratangiye kariyeri gukora indirimbo, ariko ama studio ama video ibyo dukeneye quality y'ibyo twebwe twifuza bikatuvuna. Hari ukuntu nyine mu Rwanda cyari igihugu gisa nkaho giteye imbere, ubu ngubu mu Rwanda bamaze gutera imbere muri production, muri videography, ariko ukuntu bamaze kuzamuka. None bigasaba ko tuzatubifata tukabyohereza ino kugira ngo byongere bigaruke hariya, bisa nkaho bituvunnye, kandi na quality y'ibyo twifuza tukumva irimo iragenda igorana. Noneho nanjye aho nakoreraga iyo church, ahantu nakoreraga yari distance isa nk'ahari nini, noneho haba periode y'imyigaragambyo, noneho muri icyo gihe habamo insecurity nyinshi. Mbwira madame sasa impamvu reka dusenga Imana, don't know why, ariko Imana iduhe icyerekezo, nubwo hano ari ubuzima hameze neza, ariko for the security ya famille nanjye nawe n'umurimo twebwe dushaka gukora tugerageze turebe. None njyewe na madame rero iyo ngiye ikintu umutima unyemeje ikintu ngasenga nkumva mbaye puru nacyo, na madame tukumva twe tuhita dukonfirma ko Imana yacyemeye. Yego. Ebana turangire twaravuganye ndambwira ati akazi keza, ibi ngibi ni byiza, ariko umurimo w'Imana twebwe iki Imana yaduhamagariye umugisha w'Imana, kuko wasangaga nubwo twakoraga ku kazi ariko wasangaga blessing tubona ko nibwo twatanga ibintu by'amasession gutarama, ariko ugasanga abantu baduhamagara cyangwa uburyo abantu batu blessinga mu buryo twataramye ntibinahuye na n'umushahara mfata. Yego. Iyo nafataga amafaranga menshi pe nahembana amafaranga menshi, ariko nanone iyo twakoraga umurimo w'Imana twabagaho neza kuruta n'iyo ngiyo nagiye. Mbwira madame ati sasa hari igihe Imana ikwereka ikintu warangiza wowe ugakomeza ukicira inzira zawe. Yego. Nimba dukorera Imana neza ikatubwira ngo nzabatunga ni mu nkorera, reka twizere. Yego. Niko twaje hano turahagera, ushaka kungutiramo. Yego turaza. Ndakeka waje hano mu rugo urabona tumeze nabi neza cyane. Umeze rwose neza, Imana yakoze imirimo n'ibitangaza. Ikindi cici hari ama session wakoranye na wa muvandimwe mwahoze muvuga kare Michel. Hari iyo session wabonye ama feedback ameze gute? Menshi. Mwari bwaratangiye noneho gusa n'ababonye ubuzima cyangwa mwaye mukiri iyo ngiyo? Byarahindutse. Muri la periode naye ntangiye gutraveling, umva hari ukuntu nyine Imana yaguhaye favor ahantu hose ugeze. Nubwo abona uriya musore nawe nageze kuri racano nayiraho ngo mpage uriya yari umunyamugisha ahantu hose ugeze ugenda utanga umugisha. Narahageze cano yira boosting abantu bose, Michel aba Michel pianiste something like nuko narahageze rero nabwo nibwo nanjye nari nje arambye kubera ko twari friends waje ukantaramira. Okay,
kubera ko uri umushuti ntabyo nari mfite yego reka taramye kuriya mbona abantu baramagaye bavuga ati cici twarakubuze imyaka myinshi ariko mviyo za Uganda twari dufite imyaka dukora umurimo w'Imana ibintu bimeze neza nta kibazo ngeze hano bavuga ati twarakubuze nukuri ariko kubera ko twari dufite gutangira umurimo na madame nirindaga kuguma gukora cyane ndi ngenyine kuko twarahamagawe turi babiri umva rero kugenda ndi ngenyine nkumva sinuzuye cyane hari ukuntu iyo turi kumwe rero mba numva nyine bimeze neza harimo imbaraga nuko rero ntabwo bigabanya kubera ko ariko icyo gihe mbona aba feedback abantu baranyandikiye bavuga ati garuka turagukumbuye worship yawe yuri kuririmba bene uko nguko ariko it's by the grace ntabwo byari kubwacu uracyabarizwa muri Igisubizo niyo n'abantu benshi banakumenyemo before ujya na Uganda se uracyabarizwa muri Igisubizo yinaha mu Rwanda cyangwa byahise birangira ubu ngubu ndi membre ariko ndi Igisubizo yego Igisubizo na madame ni Igisubizo hari ukuntu y'imyaka kubera responsibility noneho en plus carrière nkora ishami imeze kimwe n'iya Igisubizo noneho kubishorera ari ukuntu imbaraga ibingiye kubera ko ari cyo dufocusinzeho dushyizeho imbaraga bisa nk'abintu hari imbaraga nyinshi guhaguruka nk'ubu nko minsi yashize kubera ko twahageze ninjye wikoraga ama session gasaba ko nkora production nkabiyungurura nkabigira gute nkabiya madame nawe yari yafashe notion ya videography akabikora yaranze kubihuza akongera akabinsubiza ku bya prodinga so uko kuba bize ku iyo minsi ugasanga imyanyi iragenda itunanira ugasanga no mu bantu ugasanga ntituboneka ariko ugasanga focus no murimo ariko igihe mutwiyambaje we are there hari na live recording ngire ngo mwakoze hano mu Rwanda niba atari igitaramo gisanzwe mu minsi ishize iyo mwabonye cyaragenze gute icyo gihe na Vovo yaratwite cyane ariko Imana igumugisha by the way gukora umeze kuriya banza rero ubishobora wenyine ni intwari kazi kabisa ni intwari kazi kiriya gitaramo mwakoze ni igitaramo cyagenze gute cici ku bantu batakimenye ni biratangaje kuko twari tutaramara n'umwaka yego tugeze inaha ariko kuvuga ngo murakora igitaramo abantu bakaburaho bicara parking izikuzura bagasubirayo hafi gufunga umuhanda it was amazing barako twari tumaze igihe gito na carrière ngiye na madame dutangiye ntabwo twari dusa nkaho turi bashya muri hano mu bantu ariko dutangiye abantu batweretse urukundo baraza barenga uko twebwe expectingaga nk'abashuti bacu batwandikiraga ngo ndabizi ko mutambonye ngo banshubije ari huzuye urumva twavuga ati iyo twari dufite ubushobozi twavuga turana inshuti yacu ariko urumva twari turi imbere wenda nta kintu twari kubikoraho ariko nuko ni ubuntu bw'Imana hari ukuntu Imana ikugirira neza nawe bikageraho bikakurenga twateguye igitaramo nkatwe turagipibiriya nkatwe uko twari dushoboye namwe muradufasha turabashimiye muhora rwose authentique rwose duhora tubashimira kubera ko mujya mubana natwe n'indirimbo twasohoye murayiplayinga n'ukuri Imana ijye ibamugisha noneho ikiriya gitaramo rero twaragiteguye nkatwe nkanjye na madame arushye kuriya ubona ananiwe kuriya mu ntege nke ariko ngiye nkiruka cyane birangije biraturenga twageze kuri Fosco yaravuga ati imodoka yacije bayisubizayo ati ntibanyira igitaramo ataba nibo banyira igitaramo bakingurire nuko bakingura gate ariko biraturenga twarageze turavuga ati Imana yo mu ijuru hari ukuntu byo bifatana amaboko none bigatunanira ku buryo nagezemo biraturenga kugeza n'umunota turabitekereza bavuga ati Imana nta wagukoreye kabisa uzakorwa n'isoni yes iyo wakoreye Imana ukayikorera n'umutima urumva nta kindi kintu kuri ku ruhande Imana igigumugisha yes hanyuma Vovo turi kugana ku musozo gukorana n'umugabo wawe umurimo w'Imana ni ibintu wumva bimeze bite ni ibintu ujya wakira gute ni ibintu ukorana n'umutima umeze gute
Mana yanjye ni ibintu bijya binshimisha kubera ko twe ntabwo twashakanye ntabwo twari dufite gukora uyu murimo. yego yari afite gukomeza akaririmba nkawe nk'umushipirida nanjye nkakora nk'umushipirida, ntabwo twari dufite kuzakora uyu murimo. ariko igihe byaje hari n'ukuntu hari story imwe bigeze kutubwira, baratubwira ngo buriya umunyasirayeli wa vrai nta muntu ujya umubwira ngo ukizwa, ngo ajya birota, yego ngo umwuka wera akaza akamuganiriza cyangwa akabona Yesu aratungutse akamubwira. yego rero natwe byari bigoye kubyumva kubera ko ntabwo twumvaga ariyo papasi, twumvaga ari nko kwishira hejuru, twumvaga ari nko kwigana, twumvaga ari ibintu bimeze gute. Twakomeje tugakorera Imana ni paka tuje kuri social media, ni paka tugire gute, ariko Imana yabizanye nk'umuhamagaro, irabitubwira, irabitwongorera, twatwita uwo murimo, turawutwita kabisa, uravuka. iryo joro ntabwo twayibagirwa. rero arambwira ati Imana niko yavuga, nanjye ndamubwira ati Imana niko yavuga. turi muri ya nzu itagiragwa umuriro n'amazi. rero nico gihe byatangiye. ni ukuvuga ngo rero sinovuga ngo injya ashima Imana, injya ashima Imana ko ariko Imana yabonye. sinjya mufata ngo tuvuge ngo turi couple ngo tubigire intambara. injya numva niyo baba ari abavandimwe babiri, feeling baza bagira iyo barimo barakorera Imana, niyo natwe tujya twumva dufite, tujya twumva tuvukana mu Mana. rero iyo tugiye gukorana ntabwo tuza twibuka, nta nubwo azayibuka ko ndi umugore wiwe, nanjye sinanibuka ko ari umugabo wanjye. tujya tubikora nk'abavandimwe mu Mana, nk'abana b'Imana. noneho twaje kubikora nkaca bugufi naho agaca bugufi. niyo mpamvu iyo mubwiye ngo sheri reka turirimbe ufate mi cyangwa do cyangwa ji, atazambwira ati sheri ashiremo nyine ubw'ubugabo amahazi yambwira ati wabaye gute. cyangwa njyewe naje kugira ikintu mubwire nyine nk'umugabo, tujye tubwirana nk'abantu bavukana mu Mana, tukoroherezanya, tugahana agaciro, kubera ko turimo turakora umurimo w'Imana. ninde ujya wandika rero muri mwebwe ukora zira ndirimbo zose tumaze kubona? n'umugabo. nawe ukaririmba? n'umugabo uzabandika, njya muha ideas. indirimbo nyinshi dufite hari ukuntu bajya babwiriza hagira inspiration. zimwe nyinshi ninjewe uzugira inspiration, hanyuma nawe akandika, agahita yandika icyo gitekerezo wagize. ubuhamya rero bwari burebure, ariko Imana ishimwe yabagiriye neza, turimo kwibona kugeza ubu. noneho mufite indirimbo zingahe? ubu ngubu dufite indirimbo, iyi ni iya 4. iya mbere ni Icyongereza, Imana yaduhaye umugisha, indirimbo ziri mu ndimi zose nyinshi, mu Cyongereza, mu Giswahili, mu Kinyarwanda. izi zibiri iby'ikirenga na mbega igitaramo ni isohoza amasezerano. ni indirimbo nshyashya mwakoze se? ni indirimbo mwabonye yakiriwe gute? imaze iminsi mike ishoboka, ariko muri kubona yakiriwe gute hanze? iyi ndirimbo yakiriwe cyane, yapositinzwe n'abantu benshi tutatekerezaga. ikintu gitangaje, iyo urimo urakorera Imana yonyine izayikorera nkayo, ujya utera step igatera izisigaye. yakunzwe cyane ku buryo yaje kumara umunsi ifite hafi 10,000. nico ni igitangaza kuri twebwe, ariko tunashimira n'abantu ukuntu bayakiriye, kandi ikirushaho ko turimo turabona feedback nziza y'abantu barimo barakizwa, y'abantu barimo barumva Imana. nkatwe twayishizeho twumva dushaka gutanga aya makuru twabahaye, niyo mpamvu twatinze, nico twashakaga. ariko turashima Imana ko abantu bakuruye nabo ibyo banyuzemo, bakabikurura, hanyuma bagashima Imana ko Imana igisoza amasezerano. mwakoze cyane, mwakoze kubana natwe. wenda tuzagaruka n'ubutaha, noneho n'abana bahari tubone uwo mugisha Imana yabahaye. ariko reka dusoreze ahangaha, ni ukuri Imana yakoze ibirenze. yego, reka tubashimire namwe mwese mwe mudukurikiye kuri TVO. iki kiganiro abazagishaka muzagisanga no kuri YouTube, cyane cyane ku bantu batakibonye cyangwa se ugezemo hagati, uzagisanga kuri YouTube channel yacu ariyo TVO Rwanda. turabashimiye cyane, twari kumwe na Cici ndetse na Vovo. mwumvise ukuntu Imana yabagiriye neza, aho Imana yabakuye muri ya nzu, nta matara, nta muriro, nta kurya, umwana arararira irindazi, ariko
ariko ibyo bintu byose Imana ikabihinduramo ahangaha murimo kubona. Imana ikabagirira neza bakaba barimo gukora umurimo w'Imana banezerewe bishimye kubera iby'Imana yakoze. Nawe ntucike intege, byashoboka cyane ko urimo kuvuga ngo se biragenda gute, ako ubu buhamya nizere ko bwagushubijemo imbaraga kandi izakugirira neza kuko iracyakora.